jewe nshaka nkubita ipiki aha komeza mabyiruka yanjye ariko ibintu bya mbere ngibona mana mama yarambye ngo uzagenda ubone ndabibonye pe turizaho Karalisa yazanywe no kwiba no gusahura yahereye ku mafaranga ashyira mu mufuka ari gusenyera ku bikoresho biri mu nzu ngibirana bireba mu muryango inzu yarishuwe nta deni tubafitiye ukwezi kuzashira ku 9 mu murekerera ko ibyo ashaka ntabwo ari njye uzayubaka ni yanjye se ariko mu gihe nayikodesheje byari byemerewe ko nyibamo uretse Karali nahita nkwica mu izina ry'Imana ujanjura telefone yanjye se ewe Bravo.